Reka nongere mbasuhuze mbifuriza amahoro y'Imana abakunzi ba Nta Mikino TV. N'ubundi nk'uko bisanzwe muri kumwe na The Master kuri mikoro, nongeye kubifuriza amahoro y'Imana n'ibihe byiza, abantu badukurikira, abantu badusura umunsi ku wundi, bantu tubana kuri uru rubuga rwa Nta Mikino TV. Muri ab'agaciro kandi Imana igikomeza kubitaho, ibaha imigisha umunsi ku wundi. Uyu munsi rero bibaye ngombwa ko nanone tugira ibyo tuvuga kandi tuganira ku iyi nkuru y'ifungwa ry'amadini cyangwa se n'itangira gusenywa ry'insengero zimwe na zimwe zagaragaye nk'amanegeka cyangwa se zagaragaye ko zidakwiriye kubaho bitewe n'uko amategeko cyangwa se gahunda ya RGB yabigaragaje. Mbasuhuza rero mbifuriza amahoro y'Imana abakunzi bacu nk'uko nabibabwiraga mu kanya, ariko by'umwihariko tugiye kureba ese ba apotre mu Rwanda bihagaze bite? Iyi ni inkuru y'incamugongo ku izina apotre mu Rwanda. Apotre niyo yari titire iremereye ku bayobozi b'amadini n'amatorero. Apotre yabaga ari umuntu uri ku rundi rwego, ariko si izina apotre mu Rwanda bihagaze bite? Nagira ngo nkubwire ngo nimba ari ubwa mbere tubanye, dufashe dukandire kuri subscribe, uduhe na like or dislike bitewe n'uko ubyumva, nunatumotive twandikire comment hasi, nabyo biradufasha kurushaho kutwongerera morale no kubona ko ibyo dukora uburyo ubyakira nawe, kuko ni wowe w'agaciro kuri twebwe. Iyi nkuru rero, iyi ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda ku byerekeranye n'amarira y'abapotre mu Rwanda. Iri ni izina mpamya ntashidikanya ko sinzi impamvu uwitwa apotre mu Rwanda insengero ze zasenywe, ariko nayo turayibona kuko irahari. Ahubwo nakwibaza ngo impamvu kuki ibyo RGB yagendeyeho cyangwa se ibyavuye mu myanzuro yafashwe ejo yo guhitamo amadini 7 cyangwa se amatorero 7, amadini n'amatorero agera kuri 7, kuki abandi bo batari barabikoze? By'umwihariko aba ba apotre uyu munota bamwe bakaba barimo kurera yo kwarika, cyangwa se ukaba wibaza ngo amarira yabo Imana iraza kuyumva nk'uko mubibona kuri titire. Aya marira y'aba apotre Imana iri buyumve, iri buyibasubize, biragenda biti? Noneho ntangira iki kiganiro ndahera kuri uyu mugabo Apotre Gitwaza, umukuru wa Zion Temple. Apotre Gitwaza ni umwe mu bapotre bakomeye cyane muri iki gihugu, cyangwa se n'umwe mu bakozi b'Imana bari bazwi bafite izina riremereye muri iki gihugu, mu bashumba b'amatorero badasanzwe, intumwa. Dr Apotre Paul Gitwaza ni umwe mu bantu bari bafite CV iremereye. Edair ni umwe mu bantu bafite CV iremereye, kandi no kuvuga ngo ni umwe mu bantu bari bafite CV iremereye. Uyu mugabo afite amateka adasanzwe mu ivugabutumwa, dore ko afite amacacizi atandukanye yaba mu Rwanda cyangwa se no muri Afurika cyangwa no ku yindi migabane. Ariko ukibaza ngo ku cy'uru rukuta rumugonze kubera bigaragaye ko hari ibyo atujuje bisabwa. Ku bantu bagiye bareba cyangwa se bagiye bakurikirana ibintu bisabwa, mu by'ukuri ntabwo umuntu yakabaye agera kuri titire ya apotre byibuze adafite ikigo cy'amashuri, adafite ivuriro runaka, adafite ibikorwa runaka. Ziriya kriteriya bagendeyeho basigaya aya madini cyangwa se n'amatorero 7. Icyo kikaba kimwe ku cyamamare, umukozi w'Imana, intumwa y'Imana nako Apotre Paul Gitwaza, kumva ngo itorero ahagarariye cyangwa idini ahagarariye rirafunzwe. Ikaba ari inkuru y'incamugongo rwose kuri uyu mugabo Apotre Paul Gitwaza, rwose kumva ngo ntiyujuje ibisabwa insengero zo mu Rwanda. Tugaruke kuri uyu mugabo wundi nanone, Apotre Masasu. Apotre Masasu, umukuru wa Restoration Church, rimwe mu matorero cyangwa se mu madini nanone y'igishyitsi hano mu Rwanda, afite ibigwi, afite amateka, kandi bigaragara ko rwose bakoze ubutumwa mu ijambo ry'Imana, mu ndirimbo, mu buryo butandukanye. Ni idini buri wese w'umunyarwanda yaba arisengeramo yaba atasengeramo azi, nk'uko nari mvuze kuri Zion Temple ya Paul Gitwaza, Apotre Dr Paul Gitwaza. Ukibaza ngo Restoration Church ya Apotre Masasu, nk'umu apotre bigaragara ko nawe yari apotre ufite ibigwi n'amateka muri iki gihugu, wamamaye, wateguye ibiterane, wakoze ibintu bikomeye cyane, cyangwa se ufite izina rizwi mu bakozi b'Imana badasanzwe muri iki gihugu, kumva ngo itorero ayoboye cyangwa se idini ayoboye naryo ntiryujuje ibisabwa. Sinzi mu minsi itambutse tubyibukiranyijeho neza, mwibuke ko batangira kuvuga ngo barafunga insengero zitujuje ibisabwa kuri gahunda ya RGB. Mwibuke neza ko iki kintu amadini amwe yatangiye kwikonsantara, bagira ngo hari n'ibya bindi byo muri covid,
bya bintu by'amasawundi purufu by'ibiki n'iki n'iki, ariko kiza kuba ikibazo n'umutwaro, biza gukomera ari uko umuvuno uhindutse, binjiye noneho kuri gahunda y'ibikorwa remezo cyangwa se ibikorwa cyangwa se imishinga igirira abaturage muri rusange akamaro, ininjiriza imisoro mu isanduku ya leta. Ahangaha niryo banga ryabayemo kandi baratungurwa bose ku munsi w'ejo kumva ngo Restoration Church nayo iyobowe na Apotre Masasu irahagaritswe. Noneho rero ukibaza ngo kubera iki Restoration Church, Apotre muzima nk'umushumba mukuru ufite insengero zitandukanye muri iki gihugu, yaba mu mujyi wa Kigali cyangwa mu ntara zitandukanye, gute atigeze agira igikorwa remezo na kimwe cyagirira abaturage bose umumaro cyangwa se kigatanga imisoro bitewe na serivisi gitanga, yaba hoteli, yaba resitora, yaba uruganda, yaba ikigo cy'amashuri, yaba amavuriro, yaba ivuriro. Ibyo byose ugasanga idini rizwi rifite abayoboke bakomeye na nyiraryo ubwo ufite izina riremereye, ariko umushinga ntibigeze bawutekereza yo kuba bakora igikorwa remezo kibyarira abaturage bose umumaro cyangwa se kibasha kwinjiza amafaranga mu isanduku ya leta. Kikaba ikindi kintu gikomeye, ese aya marira y'aba bapotere Imana iraza kuyumva? Niyo topic y'iki kiganiro, ariko simpamya neza ko dushingiye kubisabwa Imana yabo cyangwa se uburyo babyumva nibo babizi, ariko ibyasabwe ni ibintu bibabaje kuba aya madini afite sevinga na gutya nta gikorwa remezo na kimwe bagiraga cyabasha gutuma bakomeza gukora umurimo w'Imana. Dukomeje kureba kuri urutonde rw'abapotre, urebye nka Apotre Rwandamura Charles, Apotre wa United Christian Church UCC, ukibaza ngo uyu mugabo nawe ufite insengero zitandukanye, wakoze izina cyangwa se nawe wamamaye cyangwa se akanagaragara mu itangazamakuru cyangwa mu bivugabutumwa bitandukanye, cyangwa se agakora ibiterane bitandukanye by'ivugabutumwa, akashinga insengero zitandukanye, gute agonzwe nawe n'uru rukuta rw'uko nta bikorwa remezo afite? Nk'uko twabivuze haruguru, uyu munota akaba ari ku ruhando rw'aba bapotre nabo bari kuririra Imana. Dukomeje tukareba kuri aba bapotre bandi ba Yongwe, ba Minyone n'abandi, ukaza no kuri aya magirize yari afite abarevera pasiteri nk'iza apostolique, za Miracle Center, za Vivant, ukibaza ngo aya churches akomeye gute atigeze areba kure ngo agire igikorwa remezo cyinjiriza abaturage inyungu? Ahubwo ugasanga abashumba bayayoboye, aba bishop bagiye bayayoboye, ahubwo bo ni abaherwe, ni abakire, bahinduranya amajipe n'imodoka zihenze cyane, ariko ugasanga umushinga w'ibikorwa by'iterambere bifitiye abaturage bose umumaro n'igihugu, uwo mushinga barabirengagije, bumvisha ko hari ivugabutumwa gusa rihagije. Iki kikaba ikintu cyakwibazwaho kandi cyangwa se cyatekerezwaho na buri muntu wese uko abyumva. Ese amarira y'aba bapotre dushingiye kubatangiye kurera rwose mu itangazamakuru, aba bayongwe nubwo ba Masasu na Gitwaza bataravugana, ba Minyone, ariko abona amaze kubona nka Yongwe n'abandi rwose bari kurira, ukibaza ngo ni gute aya marira yabo Imana irayumva? Ese nimba ari abakozi b'Imana cyangwa se ari abavugabutumwa cyangwa se ari intumwa z'Imana, izina apotre ni intumwa, iby'Imana yamutumye no kubwiriza ubutumwa gusa, ku buryo leta yo itareba ko hari imishinga yagirira bose umumaro iri dini cyangwa se iritora yoboye yakabaye yarakoze. Kikaba ikibazo gikomeye rero bakunzi bacu ba Ntamikino TV, ariko buri wese yibaze ngo aya marira y'abapotre, izina apotre mu Rwanda aho bava bakagera, uhereye kuri Paul Gitwaza, Apotre Masasu, Apotre Rwandamura, Apotre Minyone, Apotre Yongwe, Apotre n'abandi ku rutonde uko mugenda mubabona, n'aba ba bishop bayoboye amadini atandukanye, izo za apostolique, za Miracle Center, za Vivante, za Carmel n'andi churches atandukanye, ukibaza ngo amarira y'aba bakozi b'Imana bavuga ko bakora umurimo w'Imana gusa, ariko ntibagire ibikorwa remezo bigirira bose umumaro cyangwa se byinjiriza inyungu isanduku ya leta mu buryo bw'imisoro bigeze bashyira imbere. Ahubwo ugasanga aya matorero atarafite abantu baba pasiteri b'abasitari cyane cyangwa abapotre, izi za AEBR cyangwa IEBR
ugasanga zo zakoze imishinga y'amashuri n'amavuriro n'ibindi, kandi nta bapotere bagiraga. Ahubwo ukibaza ngo aba bapotere kuki bo batigeze batekereza igikorwa cyagirira buri muturage wese umumaro, ahubwo ugasanga barashyira imbaraga, urugero nka Apotre Gitwaza kujya gushinga church muri Amerika, kujya muri Australia agashinga church, kujya mu bihugu bitandukanye bya Afurika cyangwa no ku Burayi, kumva ko ari kwagura amashami ivugabutumwa gusa muri iki gihe ridatanga serivisi rusange ku baturage. Nanone icyo kintu ukaba wasanga iyi gahunda ya leta yo guhitamo amatorero cyangwa se amadini avuga ngo nubwo tuvuga ubutumwa ariko amaturo dukuramo tubasha kuyabyaza umusaruro, twubaka ibikorwa remezo bigirira bose umumaro. Aya marira y'aba bapotere ese Imana iraza kuyumva? Niyo titre y'ikiganiro. Ariko uko babanye n'Imana cyangwa se n'uburyo bageze kuri titre ya apotere kandi bose bagahuza igitekerezo cy'ivugabutumwa gusa nta bikorwa remezo bakora, ubwo nabyo barabizi, reka no guca urubanza. Iyo ugeze aho ngaho wirinda kujya guca urubanza, ariko aya marira Imana iraza kuyumva? Niyo topic y'ikiganiro. Ese turebeye hamwe tugashishoza kandi tukanariza, insengero mu Rwanda yari amadini menshi. Uyu munsi amadini yemeye gukora ni amadini agera kuri 7 ariko afite imyemerere n'imihurize nk'iza AEBR na IEBR, cyangwa se ukaza kuri aba Bahayi, nimba ari Bahayi, aya madini aba agiye avangavanze ariko ahuje imyizerere. Ukibaza ngo n'abasilamu n'ADEPR n'abadivantiste na EPR abaporoso, ukibaza ngo amadini 7 yonyine kuba ariyo yatoranyijwe kugira ngo abe ariyo yemerwa gukora ku butaka bw'u Rwanda, kandi bikagaragara ko ari amadini atari afite abashumba b'abasitari, ari amadini ari aho ngaho yo yagiye yubaka ibikorwa remezo, ivugabutumwa riraho uciriritse. Ukibaza ngo aya madini nubwo nayo afite kondisiyo zitayoroheye, wasangaga urugero nka ADEPR mu murenge wende bafite nk'insengero 8-9 kandi barasabwamo insengero 3. Ko byagenda kose ubwo izirenze 3 zizasenywa, ariko ntacyo abakristo bazajya bakora urugendo nyine bibagore wenda ku nsengero zahiswemo muri buri murenge babareho bajya gusengera. Ariko ukibaza ngo gute aba bagabo b'ibyamamare ba apotre bose inkundura cyangwa se umweyo ubagonze cyangwa se ubakubuye bagonzwe nuko buri umwe yabuze igikorwa remezo mu gihugu yakubaka cyangwa se yakora kibyarira bose umumaro. Bakunzi bacu ba Nta Mikino TV, n'ubundi umunsi kundi tuzajya tubasesengura cyangwa twinjire tuganire byimbitse. Ariko se ukibaza ngo gute aya madini cyangwa se aya matorero ayoboye n'aba apotre buri umwe wese yabyibazaho kandi yabiraho agasanga akibaza ngo gute idini rishobora kuba rifite apotre ufite insengero mu Rwanda, mu karere cyangwa se ku bihugu bitandukanye bya Afurika, muri Amerika, muri Australia cyangwa se ku migabane irenze umwe, ariko mu gihugu ryatangiremo ritagira igikorwa na kimwe remezo, ari gusenga gusa bagacuranga bakabwiriza amatora akinjira bikarangiriraho. Nkababaza ngo ese aya marira y'aba apotre Imana iraza kuyumva? Iki kibazo nkibajije buri muntu wese ukurikira Nta Mikino TV. Utwandikire muri comment uko byumvishe, wihangane utwandikire muri comment uko byumvishe, nkuko nkubajije ni ese aya marira y'aba apotre Imana iraza kuyumva? Ntagiye kuvugaho byinshi rero, nuko aba apotre nimba ari ubutumwa, nimba ari barirangaye, nimba bararangaye cyangwa se nimba barahuje umugambi wo kumva ko ivuga ubutumwa gusa rihagije, bikaba bibaye ngombwa ko leta ibakebura cyangwa se ibyemezo bifatwa kandi nta nteguza bifashwe nk'ibyemezo bifashwe mu buryo bw'amategeko. Aya marira yawo rwose kandi ahurijweho na bose sinzi, ariko se Imana iraza kuyumva? Mwihangane ndisubiyemo iri jambo kenshi, ariko kurisubiramo nuko nzi ko rifite uburemere. Buri wese afite uko abyumva nk'uko nabibabwiye. Udutere comment. Mugire amahoro kuri mikoro za Nta Mikino TV. N'ubundi yari The Master nk'uko bisanzwe. Imana ibarinde kandi Imana ikomeze kubana namwe, ibahe imigisha myinshi.